se warakajwe n'iki urabona umushinga n'itabana sinzi nimero mpamagaye mu Rwanda ndaba ntazi yari ngiye kumva ngo Prencess ngo ni Ganza ngo tubonane ngo ndi mu Rwanda ese yaje atakubwiye ikemera kuvugana nawe Chikora mbona nimero bahamagaye nkayo uretse ko nta n'umwe mwanya kuvugana nawe niba ari nawe yaje mu Rwanda suko ntabwo mbizi ntabwo mbibaze umuntu yafashe indege azatambwiye none shikana kaneza usanga bamuhaje mu Rwanda naje kukureba ndeba hirya ntabwo bafitanye nawe nese bikaba ari byo bikurakaje ntabwo bifashe neza ntabwo nabwo ko bishimishije nyibwirira abasharishije iri n'icomekere telefone bari abo muri gahunda yo muri Rwanda ahubwo nakoreka Izere ko wishimye bizo bitubwo man bro well man ukora ngo diri yakoretse man cyane umunezero ufite nizere ko yawa ngenye amakuru meza siba namukinisa bro ntacyo utakoze uri cyane uko mukimeze araza kumenya yagiye kuza amana tubatora Alliance nagira ngo usanga turi fresh babuze ko tubatora akumbaje naho arakatsifu yarakijyana aho usoma mu bwira ntabwo twaza kujyana ku mwakira kwera abize duwe burigiye bari musumira ugiye kundana nanye kundikira turi mu ngune nifite gahunda mwari muze kunsuma sibyo bakazana n'ibindi byana tugakora show byose birapolisi urumva oya ibingi byo byore tumwakiriye ngihaho ko twaza kugenda subizi cyangwa ubaza ko yana amahambira he umaze iminsi utanasohoka uri mu rugo fresh nana mu urumva ko ugomba kugenda wowe ni ubyemera uza kumutuza kujyana dore cyane tugiye gukora cyiza wowe ugiye kugenda ugiye kumureba sibyo noneho nanjye urabona impamvu mazigiye mayoga ni gushaka utuntu dushobora gutuma tunga ifu sibyo na hano nyine amacapwishe akora isuku neza noneho araza kuza asanga nicaye ndi gusoma akamubazi iyi nawe mwana mwiza noneho nawe uza kumbwira ati ubu basigaye yigara ibintu byose arakurikira ntari okay so wasigara ubikora ndidana sabe kandi kamumaze utundi tubiri amacapwishe abandi ariko bangabanye kutunanira it's okay bitese meze neza umva se nkubaze uriya muhungu nabonye wawe ejo bundi vipisi umva uriya muhungu ni mwiza pe umva abakobwa barahiriwe ni ukuri kw'Imana umukobwa tereta yarahiriwe yaratomboye umva hariya noneho nemeye yankuyeho reke bya bindi byanjye njya mvuga ngo nta rukundo ngira hariya yanyemeje pe Baba bizabingiremo kabisa. Welcome back. Tumeze neza. Tumeze neza byose nishimye. Bagenda tukagukumbura ibintu ariko nyine umuntu aragerageza. Agushaka kujya mumva mu biteto. Iyo
none se wibwira ko numara kugira imyaka 80 ari buzatangira kuzenguruka isi n'umuntu wajya kubwira business ufite imyaka ahita kuvuga ati muzehe rekeraho shyiramo abantu batoya ako burareka nkwereka nanjye ngomba kugira ikirenge mu cyaha kandi ugomba kumfata akaboko ukanyereka aho hantu hose ugiye gutembera kabisa iki kintu ndacyifuza kuko numva ngiye niwe rora umudo wanjye numva ngiye wambera rora umudo kabisa biranshimishe kubona ufitemo esprit yo gukora business uri genda asigara mbwira abana bana ariko papa ibintu barimo ubundi kumuvuze ubundi ari he kumutaza urumva nawe tuzana aravuga sasa reka sigare mu rugo papa sigare mwitegura we nanjye nyine asanga byiguze ora ntabwo yari yasigaye ku gicupa oya nta gicupa pe oya avuze ngo reka kore akwitegura nyine dusanga ibintu bimeze neza kurumva baduhamagaye dutunguye ndavuga nta kibazo noneho reka ngende basigare mu rugo waza kubibona nugera mu rugo asigaye abasha no kwiga akiga ukabona akurikiye gahunda n'iki gusa nyine azagusengere kuko ibyinshi niwe wabikuraho bamwe twetse kuri serious ikintu bijya hanze nta muntu mujyanye hano uzi ko twagufata nk'umuntu w'umutesi uri aho utakubagana utagira gute tuzi ko bizakugora ariko kuri aka kanya kuba ubashije kuyasoza ukabuje kandi nuko ufite esprit yo kujya muri business vraiment iki kintu ndakigushimiye cyane ako kugura ko mwase ko wari yakiga ariko nacu icyambere nuko twanezerwa kuvuga ngo aho udahari ndahaba akavamo nawo umugabo ngibo nicyo kintu kimpangayikishije se hariya ko biga utuntu twinshi ibintu byo gukora imishinga wigeze kubigira amahugurwa urebye benshi ntabwo imishinga nagize amahugurwa ariko njye nari mu bya engineering ariko ngo kuba ngo ufite byose nta kibazo nanjye impamvu nari bikubashije hari abantu twahuye gihara Turkiya bo muri Ntuza Bangladesh bambwira Ntuza imishinga yo gukora inganda zikora imyenda n'izikora inzoga ndavuga nzaza dukora inyigo turebe umuntu yabigenza gute buri kintu cyose rero witegura ko akazi kagiye kubareka dati yes nabute ngo ngiye ndi tayari kabisa ndagushimira mama wanjye ko wandinze guhitanwa na yagisida mwami ndagushimira data ko wabanye nanjye ukandinda rwose izina ryawe ntibihabwe icyubahiro data mwiza rero ndi imbere y'ubwiza bwawe ndakwinjiza data urambona ndakuze n'Imana ndambiye kuba muri uru rugo ndakwinjiza data ngo nk'umugabo mu izina rya Yesu Kristo ukoresha imbaraga zawe nk'umugabo nkweretirwa ndakwinjiza mu gihe ndimo mwami umutima wahirwa ugenda ukoreho uhinduke urabizi ndamukunda cyane urabizi niwe mugabo w'inzozi zanjye ndakwinze mu Imana ngo ugende umuhindure umuhe kuronkunda kurusha uko mukunda mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen si umwana wanjye ndamuhongamira ku buryo yaterera isengesho rimeze gutya asaba umugabo ababyeyi rwose twaragowe Ganza. Biti. Ganza. Oh my gosh. What's happened to you, bro? Ganza. Noneho bigeze kwiyahuza inzoga bigeze kuri urwego. Ni ikibazo wagize cyatumye ugesiga kwiyahuza inzoga. Oh yeah, uretse gasoza. Ntabwo mbanze ku gipangu ndakomanga buri umuntu kumbi warimo wiyahuza inzoga ntabwo yisenze bimeze gute se basi Prencess rero yarangagishije niba byaragenze bite ntabwo
ikibazo se Prencess none se bro unakuri cyane kugira igisubizo nuko yabuze inzoga cyangwa igisubizo wabona ushaka umuti w'ikibazo ngiye nuko nzi uriya mukobwa Prencess ku buryo ateye bro uzi ko aramutse asanze wiyabuze inzoga ugeze ku rwego zikabona no byarushaho n'imbabazi yari no kuzagira bisitakibayeho Ganza uri ufite ndagukunda ngiye numva inama nakugira urabizi dufata umwanya dutembere ibi byose yaza gushyira mu sibyo dore bana wizo kuri Kwiyahuza ufitemo za Hennessy ndabona hirya si ibintu koko urabifata ubivanga n'ikibazo ufite noneho biraza gukemura iki gondebera nawe umwana w'umusore w'umujene biramfasha kumwigirwa no ntabwo umwana ntabwo umukobwa kukwanga ntabwo ubuzima burangiye ntabwo ari iherezo ry'ubuzima abakobwa barahari ukwe Prencess nakwanga uzabura n'undi ugukunda kurenza Prencess ngiye turaganira kuki bikurusha amazi naraturutse fata umwana arumva ari umuntu wese n'ikigo yaza kugira ngo mani ibi bintu byose urabizi behind the scene hari amabwire ari inyuma ya ntuza y'urukundo na Prencess ariko nta nubwo nawe ukwiye kwicara uhe agaciro amabwire yose yabayeho ahubwo ukwiye gufata umwanya ntucike intege Prencess ukagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo muhure muganire ikiganiro kiri physical naho gufata umwanzuro wo kunywa inzoga gutyo ukidroga ukadroga ubuzima bwawe ukabushyira mu mariske ni bibi so ngira ngo wageze mu Rwanda uje muri vacances kugira ngo usanga nari akareba nka Peter n'inshuti yawe so ngiye numva kano kanya icyo nagufasha reka inzoga tugiye kugenda ndafite n'ubundi gahunda yo gutembera mu mujyi ari anniversaire ngiye muri abashuti banjye kandi nifuza ko twanajyana hari ikibazo ya gerageza witegure noneho tujyane turegera aho ngaho yitwaye nawe aragiye sinigeze mubaza ngo se tubanze turya ibyangombwa bya gereza nzamubaza
reka kutujijisha ngo dukore ibiganiro byacu nawe ni kukujijisha ndimo ndeba amakuru ajyanye n'umujyi wa Kigali master plan bari gukora cyashya urashaka kubona munsi yawe uzuba reka nibyo ndeba rero ngomba kuzabyiga umeze neza umeze neza umeze neza ya ugeze ushaka akazi make ntabwo nari muri gahunda zo gushaka nari yikurikirana za gahunda zanjye urabona bafite muri Canada nari nkubwira ko hari nanjye nari ndimo nkora nyine tujyanye ibyo nari ndimo ariko ntabwo ndafatishwa gusa nkaho bishashina ariko njye ntabwo ariko mbibona ikintu naje ntekerezaho mu masaha hafi agera ku 8 nandi mu ndege no gutekerezagaho cyane amashuri wize imyaka umaze kugira birahagije ku buryo umuntu yakwizera akaba yagira ibintu amushinga sibyo okay nubwo umuntu akomeza kwihagararaho ariko turi kubyina tuvamo icyo gihe rero ndi kubyina mvamo ariko nkaba ntari gutegura abazamfatira mu ngata mugenzi wabo navuye mu kwabara yaba ari amakosa n'abandi gukora kuri ibyo rero ikintu nashaka kubaza ese urabyumva uti aho kugira ngo ujye mu bandi bantu kubaka akazi bagusuzugura experience y'imyaka ingahe experience yo ndayizi sibyo ngo se ngo twakwizera gute ngo twagize gute biza ko umuntu nta n'igiceri cy'icumuri wanyiba okay shaka wenda waragitwaye ariko ntabwo twakwita kubyiba iby'abana kwitiza sindakwiba uri kumva so urabyumva ute uramutse uje kuri kampani yanjye ukambera deje ko mbyumva cyaba ari igitekerezo cyiza kandi ubona ikintu dushima umubyeyi yakoreje ku ishuri umubyeyi abakureberera biba byiza rero byibuze agize umuntu umusigarira mu kintu gihe akaba yatahari wenda yagize inama buriya niyo kintu abantuza abanyamahanga benshi baturusha ntabwo batakaza imbaraga zabo barakomeza kuzibungabunga zikaba ziri hamwe so nanjye rero nicyo kintu ndi gushaka kugira ngo imbaraga zacu two kuzitagaguza tuzibumbire hamwe mfite kampani ikomeye urabizi ariko mbona nta kintu ushaka kwiyumvaho nta kintu ushaka kuyirebaho kandi niyo yakuriye amashuri yose niyo yakugize uwo uriwe igihe rero ni ikintu kigakwiza ntabwo ari utashaka kuyizamo ahubwo ni kwa kundi nyine umuntu aba avuye kwiga avuga ati reka nanjye nereke kuko nabaye umugabo nshaka nyine tuzahure nanjye meze gutya ariko ntaho rwangu kuyanga kabisa njye no binyerekere muri kampani wideje wayo none umbwira uti papa wari wigejeje kuri miliyari 6 none ngiye kwizamura ngira miliyari 10 ubona ni kampani nini dufite inganda zimwe z'amakawa hariya za Rusizi na Nyamasheke hari n'undi ruganda turi kubaka mu Bugarama kumuceri runini cyane kabisa buryo na leta yarageze cyane niyo mpamvu uri bizi utaboneka nk'ubu tumaze hafi y'umwaka tutakubona ariko ntabwo mba nicaye so hari umukobwa niwe uri kumanaginga ibyo byose nzakubuza nawe kumva akwerekere ikintu cyose ukirebe akubwira ati nibi ko ntabwo nagomba kubyidegendamo gutyo kuko ntabwo ari umufamiliye n'est-ce pas bari wasoza kwiga ariko nyine ziriya miliyoni 6 wari wasoza kwiga ndenda kurangiza muri kino gihugu tubaza abantu bize amashuri tukaba abantu bamaze imyaka myinshi mu ishuri bari kwiga uhabwa mbere kuko nkeka ko n'umunsi wajya gukora ntuza CV yawe bizajya bikugora ko uzajya uvuga ngo mu wa 6 segonderi ngo mu kwezi kwa mbere nakwize Nyabisindu, ukwezi kwa kabiri nkwiga Kimironko, ukwezi kwa gatatu nkwiga Kicukiro, ukwezi urumva ikibazo ufite mpamvu nawe mubajije biriya kubera ko papa urabona kugenda nawe umusaza kandi ziriya miliyoni 6 zizi ikintu ushobora kugira kuzijera kiwe nkabona ko nawe wazo ahubwo waba uruvuze kuzirya
banza urangiza amashuri sibyo uvana kugahiga umuntu waheze mu mashuri ukavaneho nimara kurangiza kwiga uzasanga mukuru wa mwafite ahantu amaze kugera azamaze kubimenyera akantu ariko si toka biki kuri iyi ni kato nazanye sibyo sio wanyatse wamuhaho utamuhaho ni uburenganzira bwawe mambo ni papa kamwe nkamubikiye nta kibazo kamwe nkamubikiye nta kibazo arizo mu gihe guhamagara niba mu manager usa umukobwa aranika bravo yes nyine papa ko yes manager mezute akazi karagenda natwe tumeze neza nta kibazo y'amafagitire yose warayishyuye aba yankoreye umva Prencess hari ikintu umva izo dosiye zose zintegurire buri kintu cyose ugitegurire sibyo hari ibintu ushaka kuza gukora ku buryo ubanye na muganga w'umucuruzi ntanasubira hanze ariko byose izo raporo zose zifite mu rugo rumeze neza naje nimugoroba sawa cyane umukobwa mwiza nkagerageza gukora mu myaka tukoranye nta kibazo nigeze mbona iki se kundi gupfundura nta kibazo ahubwo none nzabipanga bahuze twicara ahantu nawe mubwire ko ari guteka mumakintu gushyira umuhanda mwiza whatsapp ntacyo reka tugere mu mujyi ariza ngeze mu mujyi turebe umva shaka gusa bituma cyangwa ushaka kujya mu mujyi ndashaka gusigara usigara kuwiga urashaka gusiga umwera impano wawe nta kibazo nayifotoye kugira ngo nyine uze gusanga ifunguye naraza no kugira ngo mpamvu nafotoraga kugira ngo nze nibuka genda bitegure tegure cyane ibyawe si bivana hano wasiga papa nanjye reka ndongera eze kubonye inzoga ukayajya basenda reka ngo mwana utagira ngo nibyo nuko nanjye